Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kujya dukosora ikizamini iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ugatamo icyanya cyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Biri byo no kubisaba gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizamini gishya dushyizeho, kugira ngo isomo rishya dushyizeho, murabizi ngenda bashyiraho amasomo abafasha kumva neza bino bizamini byabajijwe kugira ngo ujye uhita uyabonera ku gihe. Rero ukanda subscribe, mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko uri kure bitagukundira kuza ngo twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online nawe ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero muratwandikira kuri 0789 935 Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite iki kimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Kwa kundi uri gutwara ikinyabiziga cyawe kikagupfiraho. Rero kubera niba utwaye imodoka ntabwo wayiterura kuko ibiremereye, ahubwo ushyiraho kino cyapa cya mpande eshatu mu ntera runaka, abayobozi bagusanga kikababurira bakamenya ko bagomba kwitonda cyangwa kugukikira. Ese icyo cyapa ugishyira mu ntera ingana ute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, uritegereza neza uhitemo icyanyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo metero 5. Kino cyapa ukagishyira muri metero 5. Mbega ngo metero 25. Kino cyapa ukagishyira muri metero 25. Seka ngo metero 45. Deka ngo metero 100. Ese niba ikinyabiziga cyawe kizize ikibazo kigapfira mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, iki cyapa iyo ugifite mu kinyabiziga cyawe ugishyira mu ntera ingana ute? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanyacyo hano. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba kugishyira muri metero 25 uturutse aho ikinyabiziga cyawe cyagiriye ikibazo. Mbibutsa ko ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukundira kuza ngo twigane mu shuri, turakwigisha ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi. Tuba dufite amasomo yagufasha ukiga igihe gito, icyumweru kimwe n'igice cyangwa 2 bitewe n'umwanya waduhaye, kuko duha amasaha ubonekaho ku munsi. Niyo waduha saa 5 z'ijoro twe turaboneka tukakwigisha, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789 935 16 tubiyafashemo. Ukeneye code cyangwa ukeneye waramutse wakosoye kino kizame ukagira ikibazo, nabwo uhita uhamagara kuri 0789 935 tukagufasha mu gihe gitoya ukabubonye code. Ikibazo cya kabiri kibaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Murabizi ibi bintu bikunda kubaho cyane cyane abatembera mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose, umuntu akaba atwaye ipikipiki ye ikamupfiraho akayivaho akayisunika. Ese uba ugomba kumufata nk'iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icyanyacyo. Iravuga ngo umunyamaguru, kavuga ati ndamufata nk'umunyamaguru. Mbega nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, kavuga ati nubwo ikinyabiziga cyamupfiriyeho reka nze mufate nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Seka ngo umugenzi. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo umugenzi muzakunda kuribona, mujye mugitondera. Hari igihe barikoresheje naho bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga, ubwo mugomba kwitonda mukareba ukuntu ryakoreshejwe n'uburyo ryakoreshejwemo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri. Rero hano ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga. Nubwo pikipiki ye yamupfiriyeho, ugomba n'ubundi kumufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo ndakeka ko n'ikigaruka kitazakunanira. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo B. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe.
iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Niba ari ikinyabiziga bino bitwara abagenzi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa, noneho bari kwerekana ko kitakodeshejwe, hari itara bashyiraho rero. Ese iryo tara rishyirwaho ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icyo ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Bibutsa ko impamvu dukosora bino bizami biba byakozwe, ushobora gukosora kino kizami kimwe cyakozwe, wazagirwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 5 byagarutse, ukabona ibibazo 7 byagarutse. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda, bari gusaba kuvuga ati ikizami cyose cyakozwe ese nagikosoye, ukagikosora. Wabona hari isomo ukeneye kugira ubyumve neza ukaryandika muri komenti, turitegura tukazarigushyiriraho. Ariko uri hafi gukora uba wanyandikira nkaba nagutegurira agasomo kagufasha, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Irava ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, mbega ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso, seka ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, naho deka ngo A ndetse na C ni ibisubizo by'ukuri. A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, ndetse na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, bari kwerekana ko kitakodeshejwe. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ugize ikibazo uhita unyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789931626 nkagusobanurira serivisi yo gusobanura ikibazo cyose waba wagize nka kino kizame kiba cyakozwe, iba ari ubuntu. Ikibazo cya kane kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara 2 asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Abandi bagomba kwitonda bari kure, abari gukoresha umuhanda, inzira nyabagendwa bagomba kwitondera izo autobisi. Rero bashyiraho amatara. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. A iravuga ngo amatara 2 ashyirwa inyuma. B ikavuga ngo amatara 2 ashyirwa imbere. C ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Naho D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B amatara 2 ashyirwa imbere, ndetse na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baguhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Impamvu rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, kugira ngo uturutse imbere iyo autobisi aba ari kubona iryo tara, ndetse n'uturutse inyuma abe ari kubona iryo tara. Niyo mpamvu rimwe rishyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Hano hari ikibazo cya 5 babaje kirabaza ngo ni cyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo. Hari ahantu rero ziba zaragiye zigenerwa, ndakeka ko mu benshi munazigendamo kwa kundi biri kugenda igahagarara, abantu bakavamo cyangwa bakajyamo. Rero ni iki wakwitondera n'ubu uyu muyobozi w'ikinyabiziga mu gihe ubonye autobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Yari ihagaze, havuyemo abantu cyangwa hagiyemo abantu, noneho ihise itangira kuvamo, itangiye kwinjira mu muhanda. Ubonye itangiye, ubu uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ushobora kuba utwaye ipikipiki cyangwa utwaye imodoka, ukabona iyo autobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo. Ese wabyitwaramo ute? A iravuga ngo komeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B ikavuga ngo gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C ngo gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. Naho D ngo menyesha umuyobozi wa autobisi aguhe inzira. Ese ni iki uba wakora uri umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye autobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo, itangiye kwinjira noneho mu muhanda, igiye kongera kugenda mu muhanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ndakeka kuri kubibona, ndakeka ko wamaze guhitamo icy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, uba ugomba igisubizo cy'ukuri ni B, ugomba kugabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Hano ikintu ugomba kumenya, n'ubu uri gukora ikizame cyawe ukabona bagwaye ibisubizo bine, ukabona harimo ikirimo kugabanya umuvuduko, ntabwo nkubwiye ko ari 100% ko ari igisubizo cy'ukuri, ariko 90% icyo cyo kugabanya umuvuduko aba ari cyo. Rero kugira ngo kwa kundi dukosora turi no kubasobanurira, tunababwira uburyo muzajya mukoramo, ibyo byose ujye uhita ubibonera kugiye ukanda subscribe kugira ngo ujye ukosora kino kizame cyakozwe unasobanukirwa, nakubwira
n'ukuntu bashobora guhindura ikibazo bakakigwa kugira ngo nikigaruka bagihinduye ukundi uzamenye igisubizo cy'ukuri. Rero mbibutsa ko ngenda bategura n'amasomo abafasha kumva neza bino bizami biba byakozwe, maze kubashyiraho ibyapa, ibimenyetso bimurika, amashusho yose. Rero kugira ngo ibyo byose ujye uhita ubibonera ku gihe, ukanda subscribe aho hasi, wajya bambishyiraho na biriya bintu nkunda gupostinga. Akenshi kiriya kibazo nkunda gupostinga kiba kiri gukunda kugaruka, mujye mureba biriya bintu mba napostinze rero, kugira ngo icyo kibazo mujye mukibonera ku gihe. Kiba ari ikibazo kiri gukunda kubazwa. Rero kugira ibyo byose ujye uhita ubibona ku gihe, ukanda subscribe kugira ngo nibishyiraho bahite baguha notification, ubone ko mbishyizeho, ubirebe, nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa. Ese wakora iki? Uhuye n'umuyobozi w'ikinyabiziga yakije ikinyabiziga cye akoresha itara ry'umuhondo rimyatsa. Ese uba wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. Mbega ngo mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. Bino binyabiziga ndakumirwa bari kuvuga nka za ambulance. Naho se ikangwa mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta, naho de ikangwa kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko amaze kugitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Sinzi impamvu ndi kumva wagira nabakopeje. Ndakeka ko kino kibazo umuntu udagikoze cyaba ari ikibazo, kuko nari maze kuyasobanura ku kibazo nari ndangije ruguru, mbaze kubabwira ko ibisubizo baguhaye iyo harimo icyitwa kugabanya umuvuduko ntabwo ari 100%, ariko 90%. Icyo cyanditseho kugabanya umuvuduko kiba ari igisubizo cy'ukuri. Rero ugiye nko gukora ikizame cyawe ukaba ukeneye inama, naguhaho amakuru ku bintu bijyanye n'ibizame, wanyandikira cyangwa uhamamagara kuri 0789 935 16 hagufasha. Murabizi hari umuntu uguhamagara nk'ejo aribwo afite ikizame, aribwo wenda ubonye ino nimero yacu, cyangwa aribwo ugeze kuri channel yacu, rero ukabona ufite igihe gitoya cyane ngo ujye gukora, wampamagara nkakubwira ibintu wakora, ibintu wakwirinda ugeze mu kizame, ahasigaye wazagerwaho ugakora rimwe. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ese bikurikizwa gusa hehe? Kugira umanzu ukore kino kibazo uramanza ukamenya si ibyapa bibuza biba bimeze bite, ibyapa bitegeka biba bimeze bite. Kugira rero ibyo byose uzajya uhita ubisobanukirwa, reba iriya video y'ibyapa, amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, urajya kuyirangiza uzi ngo ibyapa bibuza biba bimeze bitya, ibyapa bitegeka biba bimeze bitya. Niba utari wayibona, kanda kwa aya magambo yanditseho ngo amategeko y'umuhanda, ano magambo ari kwa ino video urahita ubigiraho, cyangwa kano kajambo ugitangira video kazaho naho uko kaba kanditseho ibyapa byo ku mihanda ukabona kiyanditse kuri video yanjye, ugakozeho ukagakandaho ugitangira video ku segonda rya mbere gahita kazaho. Iyo ugakanzeho naho ugira ku iyo video y'ibyapa byo ku mihanda. Iravuga ngo mu masangano, mbega ngo mu bimenyetso bimurika, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano hari igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hari ikintu nakubwira ni bino bimenyetso bimurika biba ari gukoresha amatara y'ubwoko butatu, ariyo umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku. Umutuku ukubwira ko ugomba guhagarara, umuhondo ukakubwira ngo itegure guhagarara, naho icyatsi cyakubwira ngo genda. Niyo mpamvu tuba tugomba gukosora turi no kwiga. Nk'ibyo urabimenye, ndakeka ko bakubajeho ikibazo kitakunanira. Hano ariko ntabwo ari byo bari kutubazaho, hano ari kutwibariza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa he. Ndakeka ko amaze guhita igisubizo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa, ntabwo bikurikizwa mu masangano gusa, nta nubwo bikurikizwa hari abari ibimenyetso bimurika kuri feruje gusa, ahubwo bikurikizwa n'ahandi hose mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri kibaye D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ku bino byapa biburira no mu nsisiro biba bihari ndetse n'ahandi hose.
niyo mpamvu ntabwo ari ku masangano gusa ndetse no mu bimenyetso bimurika gusa. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo D, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Hano bakoresheje umugenzi, niyo mpamvu cyagiye tugitangira ikibazo nababwiye ati aho bavuga umuyobozi, aho bavuga umugenzi, ujye witonda umenye se umugenzi bari kuvuga ninde. Hano umugenzi bari kuvuga ni umuyobozi w'ikinyabiziga. Irino jambo umugenzi hari igihe barikoresheje bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Aravuga ngo ko hari icyago. Mbega ngo icyago kidasobanuye ukundi. Seka ngo imiterere y'icyago kitunguranye. Naho D ikaba nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. A ikaba atari yo ko hari icyago. B ikaba atari yo icyago kidasobanuye ukundi. Ndetse na C ikaba atari imiterere y'icyago gitunguranye. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ko hari icyago. Kino byapa biburira biba biri kukumenyesha ko hari icyago. Iyo ubonye harimo nk'inka, uhita umenya ko ugiye kugera ku nzira y'amatungo ikunda kwambukirwamo n'amatungo ku buryo budasanzwe, kandi aba yaguteza ibyago, ugatangira ugafata ingamba urakoresha kugira ngo uhace nta cyago kikugezeho cy'impanuka. Bino byago ni bibi, haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu ugomba kwitonda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga ibiro 3500 ni A iravuga ngo kilometero 60 mu saha, B ngo kilometero 40 mu saha, C ngo kilometero 75 mu saha, naho D ngo kilometero 20 mu saha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari A, ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 75 mu saha. Iyo bavuze ngo kilometero 75 mu saha cyangwa kilometero 50 mu saha, baba bari kuvuga umuvuduko ikinyabiziga cyaba kigiye mu saha. Ntabwo ugenda uri gupima, ahubwo ikinyabiziga cyawe kiba kibifite aho uri kurebera. Ndakeka ko abantu mwagiye mu modoka mukajya haraye imbere, mukagenda ku ntebe y'imbere yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga, mujya mubibona ibintu by'imibare biba biri kwibara, ukabona agashinge karazamutse, hari abari kujya arareba umuvuduko ari kujya agenderaho mu saha, bakakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko mu saha urabugiye ibirometero 75 mu saha. Rero nicyo yashatse kuvuga hano, bibusaba ko ukeneye kwiga ikinyabiziga nabwo mu gihe kitarambiranye, igihe cy'ukwezi ukaba ukizi neza, ukajya gukora ikizami rimwe ugahita utsinda. Uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 tukabigufashamo. Ukeneye kwiga computer cyane cyane ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, turumvikana tukagusanga aho ukorera cyangwa tukagusanga mu rugo, tukagusobanurira, ukagenda ukazakora rimwe, computer ntizakubera imbogamizi. Rero mutwandikire kuri 0789 935 16 ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe, aravuga ngo imbere y'ahantu hijirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Mbega ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, hano bavuze idacagaguye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A akaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B akaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D akaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, hari abantu bajya babimbaza ngo ese bibashatse kuba ngo iki? Bibashatse kuba ko A atari igisubizo cy'ukuri, B atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze kugihitamo rero hano igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, ntabwo wagenda ufata ikinyabiziga cyawe ugenda ugishyire mu mwinjiro w'isoko
cyangwa ahandi hose hasohokerwa haninjirwa n'abantu benshi, cyangwa ngo gishyire ahantu mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, biba bibujijwe. Impamvu kino kibazo ugomba kucyitaho, hari ibinyabiziga bishobora guhagarara ahantu ijoro ryose, rero iyo ugeze aho hantu kuri A no kuri B biba bibujijwe. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ese n'ayahe matara? Iravuga ngo amatara magufi, mbega ngo amatara ndangaburumbarare. Se ngo amatara yo guhagarara umwanya munini, naho D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo amatara magufi, B ikaba atariyo amatara ndangaburumbarare, C nayo ikaba atariyo amatara yo guhagarara umwanya munini. Niko kuri D bashatse kuvuga. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko ramaze kuyahitamo rero, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icyanya cyo cyandika ku papuro. Iravuga ngo imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Mbega ngo inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Ndakeka ko bino bintu mukunda kubibona, ukabona hari abanyeshuri wenda bavuye mu kigo kimwe bajya mu kindi, ukabona babatondesheje imirongo bakajya mu muhanda batonze imirongo. Birashoboka ko bafata igice cy'umuhanda runaka. Ni igihe noneho cy'ibihu, ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga ari kureba muri metero 200, cyangwa ni igihe cy'umucucu ntabwo ari kureba muri metero 200. Rero hari ukuntu bagomba kugaragazwa kugira ngo naba ari kure aze kubona ko bashobora kuba bamubereye imbogamizi, abe yafata umwanzuro w'icyo yakora, ari ukugabanya umuvuduko cyangwa ari ukubahagaze. None hano baduhaye ibisubizo bine, ese bagaragazwa gute? Ndakeka ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere aba ari itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko A wari wamaze kuyitamo, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo butatuma anyuranaho nta nkomyi, abashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Ariko maze kureba ibi bikurikira, umuhanda ni mutoya, kunyuranaho bishobora kugorana, uba rero wanyura mu kayira k'abanyamaguru ariko ukamaze ukareba ibi bikurikira. Iravuga ngo umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka bari kugenda gahoro? Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda ni mugari cyangwa ni mutoya? Sega ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru 2 cyangwa ni 10? Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugitamo rero, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora iyo uri umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe umuhanda, igihe ubugari bwawo budatuma unyuranaho nta nkomyi, uba ushobora. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugitamo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta na rimwe biba byemewe ko umuyobozi w'ikinyabiziga agendera mu kayira k'abanyamaguru, biba bibujijwe. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri kibaye D, ko nta gisubizo cy'ukuri
kirimo. Ndakeka ko waramaze guhitamo D, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa tugarura muri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Aravuga ngo amatara ndanga mbere. Amatara ndanga, iyo uza amatara ndanga ngo ni nk'ibinyoteri, mbega ngo amatara ari imbere mu modoka, ya matara ari imbere mu modoka. Sega ngo amatara ndanga burumbarare, naho dega ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Uritegereza neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Hano ikintu byari bishatse kuvuga, ntabwo wagenda ufatira modoka yawe cyangwa ipikipiki yawe ngo utereho ibindi bitara, ngo ushyireho ibitara, wongereho ibindi bitara, biba bibujijwe. Ariko gukora andi matara cyangwa utugarura muri uretse ibitegetswe biba bibujijwe. Ariko ibyo ntibireba kuba wakora ayo matara yandi, ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Niyo mpamvu hano igisomo cy'ukuri ari B. Ndakeka ko muzajya mu modoka, ukajya mu modoka imwe ugasanga amatara ari imbere mu modoka asa umuhondo, ugasanga indi asa icyatsi, andi ugasanga asa umweru. Rero ari imbere mu modoka yo uba wayigira uko ushaka, byo ntabwo bibujijwe. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ukeneye kode cyangwa kwigwa by'umwihariko uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri 0789 935 16 tukakwigisha mu gihe gitoya. Tuba dufite amasomo agenda akurikirana, ukiga mu gihe gito icyumweru kimwe n'igice cyangwa 2 bitewe n'umwanya waduhaye, kuko uduha amasaha ubonekaho ku munsi. Ukatubwira ati ngiye mboneka kuva saa 4 z'ijoro kugeza saa 6 z'ijoro. Ayo masaha turaboneka tukaguha amasomo y'uwo munsi, tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0789 ibyo tubafashemo mwige mu gihe gitoya, mugende mukore rimwe muhite mutsinda, niyo ntego yacu. 15 irabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Iravuga ngo iby'inyuma ni metero 3, beka ngo iby'imbere metero 2.70. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, iby'inyuma akaba ari metero 3. B nayo ikaba ari igisubizo cy'ukuri, iby'imbere bikaba ari metero 2.70. Naho D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari yo, B ikaba atari yo ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, iby'imbere aba ari metero 2.70. Hano ikintu ugomba kumenya no guhindura ingero. Bashobora kuguhereza kino kibazo neza ariko bakavuga ngo iby'inyuma metero, bakavuga ngo santimetero 300. Bikaba byakunanira kandi metero imwe ingana na santimetero 100, ngo bivuze ko metero 3 zingana na santimetero 300. Bakavuga ngo B ngo metero ngo 2.7. Bavuga n'ibice 7, ukavuga kuki batagize n'ibice 70, ubwo ntabwo ari cyo. Kandi zeri iri inyuma y'akadomo n'ubundi ntabwo ibara. Kuvuga ngo 2.7, kuvuga ngo 2.70, kuvuga 2.700, kuvuga 2.700, byose aba ari kimwe, kubera zeri iri inyuma y'akadomo nta kintu ivuga iyo dakurikiranye, iyo nta wundi mubare ukurikiyeho nta kintu ivuga. Rero ibyo mujye mubimenya. Niyo mpamvu kugira ngo ubone iryo somo rijyanye n'ibipimo, kanda subscribe hasi kugira ngo ndishyiraho uzahita uribonera ku gihe. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo kikurikiyeho ni ikibazo cya 16 cyabaza ngo uretse biboneye uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikoreye burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi ikarita iba yanditseho ibintu utagomba kurenza, uburemere utagomba kurenza. Rero biba bibujijwe kuba warenza buriya buremere bwanditse ku karita, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Byo byemewe kuba byarenza uburemere bwanditse ku karita. Niba imodoka itwara toni 1 ho ikaba yarenza, icyo kinyabiziga kibyemerewe ni ikihe?
hano hari ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo ibinyabiziga bya polisi, B ngo ibinyabiziga bihinga, C ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ndakeka ko hari igihe muba muri kugenda mu nzira nyabagendwa mukabona rwa rumodoka rutwaye ibitaka bikagenda ukabona byageze hejuru. Birashoboka ko biba byarenze uburemere bwanditse ku ikarita, ariko cyo kiba kibyemewe kuko kiri mu bimenyamashini cyangwa ibimodoka bikoreshwa mu kubaka imihanda. Ndakeka ko amaze guhitamo C, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ese babibona bate? Aravuga ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, B ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, na B iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano babona igisubizo cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese hano babona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, naho iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Bayobojije umuhanda, hari ukuntu bigomba kugaragazwa kugira ngo abantu babone ahantu bagomba gukikirira. A iravuga ngo umukara, B ngo umweru, C ngo umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero bagomba kuhashyira icyapa kigomba kuhagaragazaho bayobereje umuhanda. Ese kiba gifite ubuso bw'amabara asute? Ubuso ni hari haba handitse ikirango. A yavugaga ngo umukara, B ngo umweru, C ngo umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese muno urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kiba kigomba kuba gifite ubuso bw'ubururu kubera ko kiba kiri mu bwoko bw'ibyapa butegeka. Baba bari kukubwira tugomba gukikira uciye hano. Bashobora kuyobya umuhanda byagenze ute? Habaye impanuka, ikimodoka kinini kigwa mu muhanda kirawufunga, cyangwa se ni mu bihe by'imvura inkangu zaje zica umuhanda ku buryo batabona ukuntu bahaca. Ndakeka ko mujya mubibona cyane cyane mu bihe by'imvura, ndakeka ko muri guhita mubyumva. Rero baba bagomba kuyobya umuhanda bakoresheje icyapa gifite ubuso bw'amabara y'ubururu. Muno nta gisubizo cyari kirimo, niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri kibaye D. Dukomeje n'ikibazo gikurikira, n'ikibazo cya 19 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyitegereza kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umutuku n'umukara, harimo imodoka. Hano hari ibisubizo bine. Arava mu burenganzira bwo gutambuka mbere. B ngo ikinyabiziga nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C ikabanga ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D ngo birabujwe kunyuranaho. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, birabujijwe kunyuranaho. Kubera iki bibujijwe? Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Ndakeka ko uhise unabyumva mu gisubizo baguhaye. Urabona twe tugendera mu ruhande rw'iburyo. Iyo tugiye kunyuranaho duhita duca mu ruhande rw'ibumoso, tugahita tunyuranaho tugasubira mu ruhande rw'iburyo. Rero ibumoso urabona ko harimo umutuku, bivuze ko bibujijwe kunyuranaho. Ndakeka ko aramaze guhitamo D, ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 kirabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Nacyo gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'ubururu ariko birimo imirongo ibiri koza agakubo.
Ese kino cyapa kikubwiye iki iyo kikuri imbere? Aravuga ngo umuvuduko ntarengwa wemewe. Mbega ngo iherezo ry'ibibuzwa ry'ibyo wabuzwaga. Sega ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, naho dega ngo birabujijwe kuhinjira. Ese kino cyapa gisobanura iki? Niba utari wareba video y'ibyapa byo ku mihanda, subira kuri YouTube channel yacu irebe, kugira ngo ikibazo cyose cyo ku byapa kire kucyo kikugora. Kuko bino byapa byose birimo n'ubusobanuro bwabyo. Ndakeka ko niba wararebye iriya video kino kibazo kikaba kikunaniye, ntabwo wasubira kureba iriya video kugira ngo wihugure, kuko ntabwo byaba ari byiza. Ndakeka ko iriya video mara kuyireba nta cyapa cyakunanira. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni se. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Iyo banye kino cyapa, guhagarara umwanya muto n'umunini ntabwo biba byemewe. Iyo hageze urakomeza, ntabwo wabemerewe kuhagarara. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha mbere yo kujya mu kizame, cyandike muri comment. Uri hafi gukora ukabona hari ibintu utari kubona kandi wakagombye kubuzi, uranyandikira cyangwa ukamamagara kuri 078 935 16 nkagutegurira agasomo nkakaguha mbere yo kujya mu kizame, ukagenda ugakora rimwe uhita utsinda. None kindi ukeneye kwiga by'umwihariko, uri kure ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 tukabigufashamo, tukakwigisha mu gihe gitoya, ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi, kazagenda ugakora rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ibi nibyo no kwibutsa ko code ziri kubonekaho waba hose mu gihugu, twangiye cyangwa uduhamagare kuri izo nimero maze kubabwira. Ukeneye kwiga computer uri hafi gukora, naho uraduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero, twaba twagusanga iwawe cyangwa kukaza aho ukorera, cyangwa ukadusanga aho dukorera. Uratwandikira tukakubwira aho dusanga, tukakwigisha, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyane cyane abari mu mujyi wa Kigali ho biba byoroshye kuba twaza tukakwigisha computer, ubundi wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ndakeka ko kino kizame twakosoye ari ikintu kigufashije. Abantu muri gukora mwa kino cyumweru, kizame cyose gikozwe muke muracyitaho mu gikosore, nabari hafi gukora. Noneho biriya bintu ndi kuba na postinze, mujye murakunda kubireba, biri kuba ari ikibazo cyakoze kubazwa ku munsi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.